Mana turagushimiye ko wagize neza ugafungura insengero. Abantu benshi twaragiye mu ntege nkeya, abandi baraturaguritse, abandi barashwanyaguritse, abandi baraheneranye. Ugize neza Mana, kongeye kugaruka imbere yawe, icyubahiro ni icyawe. Ndi mu mwuka, 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 ndi mu mwuka. Haleluya, haleluya, ndi mu mwuka. Yes, yes, ndengera. Haleluya, haleluya, ndi mu mwuka. Pastor Maguru se noneho yabakimwe ukagira Imana. Pastor Maguru yabaye iki? Se pastor iminsi nuko basigaye bagenda bajya gusenga bayagaye. Akumiro karaguye. Mana data wa twese turagushimiye ko wafunguye insengero. Abantu benshi twaragiye mu ntege nkeya, abandi twaraheneranye. Mana ndagushimiye ko wagize neza ugafungura insengero. Abantu benshi twaragiye mu ntege nkeya, abandi twaraheneranye, abandi baratanyaguritse, abandi barashwanyaguritse, abandi barakunkumuranye. Ariko ndagushimiye data ko wagize neza tukaba twongeye guhurira imbere y'ubwiza bwawe. Nuhabwe icyubahiro. Ndi mu mwuka, 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 ndi mu mwuka. Maguru, 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 Maguru. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Amakuru ni meza. Maguru, amakuru se wowe? Amakuru ni meza. Nese uri kujya? Ngiye gusenga. Gusenga? Wambaye ikanzu umuntu. Nese ntabwo uzi ko insengero bazifunguye. Nese zifunguye baziho n'itegeko kugenda mwambaye amakanzu abantu b'abagabo. Imana ireba mu ijipo cyangwa ngo irebe mu makanzu. Imana ireba mu mutima. Urumva? Nimba Imana ireba mu makanzu nimbone, ariko nimba Imana ireba mu mitima inyakire. Ntabwo rero nimba nafite imyenda yo kujya kwambara njya gusenga ipantaro n'ishati, ntabwo bivuze ko ntajya mu nzu y'Imana. Urumva? Ikintu Imana yaziye ku isi, yaje gushaka abarwayi, kandi nanjye muri abo barwayi ndimo. Ntabwo rero nakwirirwa ndi mu rugo ndyamye ngo nuko ntagira ipantaro. None se Imana ireba amapantaro, ireba mu mutima di. Nikimana yaje gushaka intama zazimiye. Wisiga ubutindi, ibyo bigeragezo Yesu nawe yahuye nabyo. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, arangije akiva mu masengesho ahura n'umwazi Satani amushukisha ubugari, amushukisha ibuye. None undindi iyi Satani y'umukara muhe nayo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Maguru. Nimba baravuze gufungura insengero ntabwo bavuze ko ari ukugenda bambaye amakanzu. Uri umuntu w'umugabo ntabwo hano turi abasilamu. Mu izina rya Yesu, Mana data, umuriro w'Imana numanuka mu ijuru, numutwike y'umudayimoni. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, umuriro wawe numutwike, amavuta y'Imana namutwike. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Maguru. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Maguru, njye ntabwo ndi umuzimu, ndi umuntu. Maguru. Wisiga ubutindi. Maguru. Wisiga ubutindi. Maguru ntabwo ndi umutindi. Njye ndurano ndi umutindi njyewe. Wisiga ubutindi. Njye ndi umutindi. Maguru. Wisiga ubutindi. Ariko barakora biyi minsi nuko umutima usenga. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mugabo sawa, amakuru isawa. uvuye Nambuye Sudani, ndacyafite n'umunaniro. Uvuye Sudan? Yego. Ariko bana uvuye Sudan? Yego. Cya gihugu njye numva cakure. Mbega umuntu agenda n'indege cyane kabisa. Ni ukuvuga ngo ubuzanye amafaranga. Ndayafite. Ubu ufite amafaranga cyane. Mana ishimwe ntabwo igibeshye. Kabisa. Uzi ko Imana yaraye ikunyeretse nijoro mu masengesho ya saa 9
maze gusenga Imana ise mbona Imana ikunyohereje ne uko wambaye niko wari uri nyine Mana uhimbazwe ntujye ubeshya rwose ubuzanye amafaranga ndayafite rwose reka ngusengere none Mana data Imana ifite ubutware n'ubushobozi Imana ivuga bikaba sengeye umukozi wawe waramurinze umurindira mu gihugu cya Sudani umurinda ibitwaro bya kirimbuzi umwanzi Satani yashaka kumurasaho uramurengera wamurinze kugwa mu mazi umurinda kugwa muri tuwarete umurinda kwiyahura umurinda gufata ku ngufu umurinda gufatwa ku ngufu umurinda ibyago n'amakuba cyorezo cyateye cyara muri waramurengeye umubera amaso none kubw'ibyo wamukoreye nawe niyibuka ineza wamugiriye ukamuzana mu ndege ntihanuke Mana data ama 50 nishyurira abana amashuri tugure na kawunga mbone n'ipantaro yo kwambara Mana data wa twese uzabugize neza kuko uri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu Imana inyeretse ko ufite irari ntaryo da irari urarifite rwose ndabona mfitemo telefone na batiri irari uryambariyeho irari kandi nambaye mwisengeri yonyine kaburana n'umwuka w'Imana yewe nambaye isengeri ariko reka nkubarize Imana Mana data biragenda bite ko uyu muntu atemera icyaha kandi akaba ari kurwana n'umwuka w'Imana biragenda bite nyagasani mbwira icyo ndibuze gukora icyo ndibuze kumubwira Imana inyeretse ko mu muryango w'iwanyu harimo umurozi umuryango wacu rwose nyogokuru wanjye wari umurozi ahashize imyaka 50 apfuye nyine ubwo yarogaga atarapfa reka hashize imyaka 80 apfuye rwose ikimenyimenyi ntabwo ujya wumva ibintu bikujwinyuza bikagukaraga bikakunyonga bikakushwanyaguza ukumva ubaye nka firimoteri y'imodoka oya ntabyo noneho reka noneho ngusengere Mana data ndagushimiye ko wagize neza icyubahiro ni cyawe nuhabwe icyubahiro nushyirwe hejuru Imana inyeretse ko ufite amakimbirane mu rugo n'umugore ako mabu najyaga nkubona ku ma YouTube bakuvuga ngo wasengeye na papa wanjye arapfa nge nta mugore ngira ibyo bundi nujije anniversaire y'imyaka 5 nuko nakuze vuba none wakuriye ubusa nk'igihaza rero urabona ndi igihaza none nukuvuga ngo wiburana n'umwuka w'Imana nta muntu ujya uburana n'umwuka w'Imana reka nkurambire Mana data nyiringa Imana uyu muntu biragenda bite ntabwo yemera guca bugufi imbere yawe no Imana imbwiye ko iguhaye visa visa ibyo ni ibintu natenze mu rugo nk'amakayi y'abana ngo visa twawe n'ibigeragezo none aya masaha mu mbaraga zisumba byose Imana inyeretse ko ufite etaje oya ni yanjye narayikoreye Mana ndagushimiye icyubahiro ni cyawe Imana inyeretse ko ufite inzu ni yanjye ni yawe Mana ndagushimiye nuhabwe icyubahiro tukurambura amaboko Imana inyeretse ko ufite imodoka ni yanjye ni yawe okay Mana data ndasenze Mana ushirwe hejuru kuko uri Imana ntabwo ujya ubeshya ntabwo ujya wirengagiza abagukurikiye Imana irambwiye ngo ufite uburwayi bwo mu mutwe oya nta burwayi bwo mu mutwe ndabona ari wowe ufite uburwayi bwo mu mutwe kuko nta mugabo wambara ikanzu Imana ikuzahure uve mu butindi reka ngusengere noneho ku bibazo Imana yanyeretse Mana ndagushimiye sengeye uyu muntu ndamusengeye kugira ngo umubabarire numara kumubabarira umuhe umugisha mu izina rya Yesu uyu ni icyubi uyu ni sarukondo uyu ni sakabaka uyu ni umushwi uyu nguyu ni ipusi uyu nguyu ni igihumyi uyu nguyu ni umusambi ndamusengeye ngumuhe umugisha w'amajya n'amaza umuhe umugisha w'inka umuhe umugisha w'inkoko umuhe umugisha w'urukwavu umuhe umugisha w'imbwa w'abana benshi uzagwe ku bandi mu izina rya Yesu